byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Twebwe isura yacu ni iyi, twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane byenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Byari mu kiganiro one on one witwa Tayikundi yari yahostinzemo super manager, ariko bimaze iminsi bibaye, ariko nuko nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi babisharinze bakavuga ngo uwitwa super manager akunda nyine wenda niyo no kwiyemera no kwiyumva no nyine kwishyira hejuru cyane muri rusange. Ariko rero abandi bamwe abantu bakabibona nyine ko atari uburyo bubi, ni imyidagaduro, ni showbiz, ni uguterana ubuse bimwe bisanzwe, ariko bamwe na bamwe bakabyegereza umutima cyane bakumva yuko ari ibintu birenze. So rero ni uwitwa super manager nibwo yavuze ngo witwa Mutesi Scovia, umuyobozi wa RMC nyine ukuriye abanyamakuru, ngo avuga ururimi rumwe, ngo nta Cyongereza, ngo aramutse ngo agiye hanze ngo byagorana cyane, ngo ariko super manager ni umuntu ushobora uvuga indimi 10 zitandukanye, ngo nicyo amunengera. So rero ngo ni umuntu ukwiye kugenda muri Congo agakora amakuru akavuga ati 20 yari iri hano byagenze uku nuku, ariko hari ahantu nyine atashobora kugenda ngo ari presenting n'igihugu muri rusange, ngo bitewe nuko ngo indimi ze zikiri hasi cyane, ngo avuga ikinyarwanda cyonyine. Rero nagiye mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga amagambo ya super manager bayasamiye hejuru bamunenga cyane, bavuga yuko ibintu yavuze, ibintu yakoze atari byo kandi bidabereye nyine super manager. Nyine avuga ati ngo ni kugenda ugenda nyine wanduranya ku bantu bagiye batandukanye. Twagiye tubona ibya super manager na ba Sam Karenzi, twagiye tubona n'ibindi byinshi cyane, ariko abantu benshi bakavuga ati super manager nyine yiha cyubahiro, avuga yuko niwe musitari wa kabiri mu gihugu nyine nyuma ya perezida. Nyine abantu benshi bakagenda nyine bamukritika muri ubwo buryo, ariko ngiye numva ko nta bintu birenze. Ariko impamvu nje kubivugaho gato nuko nari nabonye kuri TikTok cyane cyane nibwo abantu bagiye bakata kano ka video twa super manager ari kugenda yikoma Scovia, abantu benshi bakavuga ati ni ukwiyemera ni iki, bakanamunenga muri comment, ariko ngiye mbona yuko ntacyo bitwaye, ari uguterana ubusa nk'uko wavuga ku muntu ibintu bisanzwe, ariko atari ibintu binini cyane. So rero nibwo nagiye njya no mu comment nkabona abantu benshi bagiye babyegereza umutima cyane, abandi bavuga ati niko kuri, abandi bavuga ngo nuko nguko, ariko nyine bigenda bisobanurwa cyane. Ariko reka maze mbibumvishe muri buno buryo uwitwa super manager yabisobanuyemo mu kiganiro na Tayikundi muri one on one. Dore se Scovia abantu bamwumva batamwumva, ndashaka kugira ngo Scovia anduje izina, none se anduje izina nyine Nonese Scovia usibye kuba yakorera mu Rwanda akavuga ikinyarwanda, yakwambuka wajya hanze ukamubaza mu rurimi rw'icyongereza akavuga iminota 10, yavuga mu Giswahili, yavuga mu Gifaransa, yavuga akajya Dar es Salaam ku kibuga cy'indege ukamubaza ngo what do you live for and when do you wenda n'urugero bamaje nk'umunyamakuru bakamubaza ngo as a newscaster would you explain the politics of great countries within 20 minutes, yabishobora uriye? Sibye kuvuga ngo goma barambutse ngo bagarutsa mu kinyarwanda, ariko nabwo ngo dore ngaba ngo goma ngo baragarutse ngo dore ngaba, ibyo byo nawe ushatse wagenda ko ari ukubihabwa se n'abari abakongomani barwana b'inyeshyamba bitwa 23, ushatse nawe wakwandika ukabasaba ko ari abantu se ibyo bakora bigaragara, ukavuga uti n'umunyamakuru nitwa Tayikundi, batinzira ngiyica mugenda ufotore. Nizere ko mwabyumvishe, uwo nguwo ni super manager rwose agenda avuga yuko Mutesi Scovia ari umunyamakuru mwiza, ariko uzi gukora inkuru nziza cyane, akaripresentinga, akavuga amakuru ibyabaye, akajya no muri showbiz ndetse n'ahandi
n'abandi, ariko ntabwo ari umunyamakuru ushobora kujya hanze y'igihugu akarepresentinga cyangwa akavuga mu rundi rurimi rutandukanye. So rero ni nabyo nababwiraga mbere, nuko nagiye mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri TikTok na Instagram bagenda bakata utu tuntu, bagenda badusharinga cyane cyane bagenda nyine bikoma super manager. Ati super manager ni kwa kwiyemera, super manager ni kwa kumva ngo uri king, uri umwami wa showbiz, niwe watangije showbiz mu Rwanda, nyine bikaba binini cyane. So rero niyo mpamvu nagiye mbona abantu benshi bagenda babiteraho ama comment kuri TikTok cyane, bagenda bavuga yuko witwa super manager yibasiraga witwa Mutesi Scovia. So rero njya mbona uwitwa super manager ajya avuga kuri Scovia nawe akaza akamuvugaho, nyine ukumva ni ibintu bisanzwe, ni ibintu nyine biri nomo biri aho, kwako nta kintu kibi aba yavuze. Kuvuga yenda kuba utazi ururimi, ibyo nta bintu nta kirenze, kubera yuko nta nubwo turabona aho Mutesi Scovia yavuze icyongereza ngo kimunanire cyangwa yavuze igifaransa ngo kimunanire. Akenshi nyine yakunze kuba yitangariza amakuru mu kinyarwanda ameze neza cyane. Rero so rero nagiye mbona abantu benshi bagenda nyine babivugaho kuri Instagram ndetse no ku ma TikTok. So duhurire muri comment tubiganireho wa mungane, wenda nubwo nagiye mbona n'andi bagenda babiganira, kuko ubona Mutesi Scovia umuyobozi wa RMC aramutse ndagiye naho hanze super manager avuga byamucanga byamunanira, cyangwa ni kwa kwiterera ubuse kwa super manager ndetse na Scovia. So rero tubiganireho se, kuba uwitwa super manager nawe yaze akavuga ibi ngibi, ubundi super manager mumubona ute, wamufata gute, cyangwa ni bya bindi byo kwiganira bisanzwe, atari ibintu nyine byo kubigira big deal cyangwa kubigira ibintu binini cyane. Erega iyi ni imyidagaduro, ni showbiz, tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi. Turi kumwe, ciao ciao.